Ikaze muri kino gitondo ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifurije kugubwa neza mwego mukunda bino biganiro. Aho tugira gutya buri munsi tukabagezaho kimwe mu kiganiro cyangwa se inkuru tuba twabateguriye zivuga kuri no filime y'umusore mukire witwa MK Original. Uyu munsi twabaye nk'abahindura umuvuno dusa nabimukira ku yindi cano yitwa Marish. Rero saizi ngizi ndifuza yuko tubana hatoya ni mureke twongere tuze tugaruke kuri bano bagabo tugiye kuganiraho twabakoreyeho inkuru nyiri no cano yitwa Marish. Turaza kugaruka ku mugabo witwa Marish, turaza kugaruka ku mugabo witwa Nita, turaza kugaruka ku mugabo witwa Kamariza ndetse na Morgan. Wavuga yuko urugamba rwabaye urugamba muri no filime, ibintu birakaze cyane, aho Anita yatangiye kwanga Morgan ubundi akikundira umushoferi witwa Maris. SMK we bimeze bite? Morgan namara kumenya aya makuru biraza kugenda gute? Ibyo byose muraje mu bikurikirane muri kino kiganiro nabateguriye. Ino nkuru nabandikiye, wowe icyo mwibutsa ni kimwe gusa, ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera nimba utarabikora kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Naho ubusanzwe nge ndi Igisigo Legacy rutikwana nawe kurutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira umusamariya wihebeye ibyegeranyo. Ngayo nguko mbahaye ikaze rero ngo muze mwongere duhurire kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Uburyo ki byatangiye umuvandimwe witwa Kamariza, namwe muramuzi muri filime zose agenda akina. Yagize gutya ubundi arihandagaza atumira umwana w'umukobwa, barangije baraganira. Uwo mwana w'umukobwa ntabwo dushaka kumuvuga mu izina, ahubwo mwumve yuko ari umwana w'umukobwa niyo twaza gukoresha izina rye, turaza gukoresha irindi zina ritari irya nyaryo akinisha muri no filime yitwa Marish. Kamariza abatangiye baganira n'ubundi uko bisanzwe, ariko muri uko kuganira nta bindi biganiro baganiraga usibye uko baganiraga buryo ki hagati ya Anita ndetse na Morgan hagiye gushya. Mwibuka yuko umuvandimwe witwa Kamariza avindimwe n'umukobwa witwa Anita ukundana n'umuhungu witwa Morgan. Murabizi yuko yabakuye mu buzima bubi bugoye buteye ubwoba cyane, kuko bari bamerewe nabi cyane. Icyo gihe ntibabashaga kwiyitaho, icyo gihe na mafaranga bagiraga. Morgan yarabazanye abashyira mu rugo n'ubundi arabafasha uko bisanzwe, kandi bajya bavuga ngo burya igira neza yiturwa indi. Yaje kubafasha n'ubundi abakura muri ubwo buzima bubi bari barimo bugoye. Nyuma yo kuza kubafasha nibwo byaje kurangira havuyemo akantu k'urukundo. Buriya ntihazagira umuntu ukubwira ngo uri umwana w'umuhungu uri inshuti n'umuntu w'umukobwa. Urwo rukundo rukomeza gukura n'ubundi bikarangira bya bindi by'ababesto bivuyemo urukundo nyarukundo. Umuvandimwe witwa Kamariza ndetse na Anita icyo gihe barabatoraguye barabazana. Umuvandimwe witwa MK abashyira mu rugo aho ngaho, akomeza kubafasha uko bisanzwe, ariko akabafasha afite akandi kazi we akora. Wavuga ko yabaga ahugiyemo cyane. Urukundo rwakomeje kuba urukundo, ubundi rugenda rwiyongera, agera aho ngaho nk'umuntu w'umugabo afata umwanzuro amubwira yuko amukunda. Anita yagize gutya koko rwa rukundo ararumuhereza, kuko ararumuha rwa nyarwo, ararumuhata. Ariko nyuma yo kurumuhata nibwo umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya ubundi abona akazi. Wavuga yuko kaje kumufata cyane, buri munsi akazajya ahora ajya mu kazi. Naho agarukiye ntabwo yabashaga kwita kuri Anita uko bikwiye, kuko Anita we naramuvumbuye icyo ashaka guhora yibereye kumwe na Morgan, nashaka gutandukana na Morgan, nashaka yuko Morgan ajya mu kazi. Anita nta kintu na kimwe yigeze abura na Morgan, kuko Anita we ubwe yaravuze ati byanga bikunda. Hari ahantu yarari ari kuganira n'umuvandimwe we witwa Kamariza abavindimwe, aravuga ati Ikamari, noneho byanga bikunda bwarimwe, noneho nakwizera nkakubwiza ukuri. Icyo gihe bari bicaye mu ruganiriro bagiye kurya bisanzwe rwose, aho bari bagutekeye umunyigi w'igitoki umeze neza cyane, ubundi bakubita ku gasahane. Aho Kamariza yagiye kwarurira Anita, Anita aramubwira ati buretse mwana wanjye, sinifuza yuko unyarurira, ahubwo mbabarira ndiyarurira.
kumubuza kumwarurira n'ubundi icyo Anita yangaga yuko ashobora kumushyiriraho ibiryo byinshi kandi atabishaka, aho impamvu yatumye atiyarurira ari gushaka kwanga Morgan, ahubwo yivumburiye abashoferi ameze nk'aho yitoraguriye ashaka yuko bibera bamwe mu bagabo be ubundi akabasimbuza umugabo witwa Morgan. Ni urugamba rukomeye cyane kuri ino filime, ni intambara itaza koroha aho urugamba rwaje gukomera. Reka dukomeze n'inkuru yacu ica ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa Marish, ubundi nanjye tukaza guhurira hano kuri MK and Kamariza tuyisesengura ndetse tunayisobanura, twabakoreyeho inkuru tuvuga ibyabereye muri iyo movie iba yatambutse haruguru. Ubwo yaje kumubwira ati, Kamariza mwana wa mama, saizi ngizi ndumva yuko nakubwiza ukuri noneho bwarimwe kandi ndabizi yuko uri bubashe kunyumva. Kamariza ati, kagira inkuru mwana wanjye, no kuri izo nkuru ndazikeneye. Ati, ubundi njyewe mba meze nk'umuntu rwose mfite ikibazo, sinzi ikibazo ufite. Yamubajije ati, se ubundi ni ukubera iki utakirya cyane? Ati, nawe jya ureba ibiryo uba waruye birangana nk'iby'agahinja. Ati, se koko iyo waruye ibiryo bingana nk'iby'agahinja nk'ibi ngibi koko, ati uba ubona koko biri buguhaze? Aramubwira ati, saizi ngizi ngiye kukubwiza ukuri. Ati, urabizi Morgan yagize gutya aradutoragura rwose aratuzana. Ati, Morgan yaje kunsaba urukundo koko ndarumwemerera. Ati, Morgan nta kintu namuburanye. Ati, ariko nagira ngo nkubwize ukuri yuko urukundo mufitiye ruri kugenda rugabanyuka. Ushobora kwibaza ngo urwo rukundo kuki ruri kugabanyuka, ese ari kurukunda nde? Umuvandimwe witwa Kamariza yahise arasa ku ntego aramubaza ati, ni ukubera iki urwo rukundo ruri kugabanyuka? Umuvandimwe witwa Anita yamubwiye ati, Morgan nta kintu namuburanye, Morgan imodoka nziza arayima, Morgan yifuza kunsohokana ariko akanyama ngo tuganire nikabaho ngo mubwire ubujajwa bwinshi cyane nk'ubw'abakobwa. Ati, ubundi buriya iyo umusore akundana n'umuhungu bagomba kwizerana bakabwirana ibintu ibyo ari byo byose. Ati, ariko Morgan ahorana akazi katajya karangira. Ati, niyo mpamvu rwose numva urukundo namukundaga ruri kugenda arushira rwose. Ati, numbaze nanjye uwo nkunda. Kamariza yarashe ku ntego arangije aramubaza ati, saizi ngizi ndifuza kumenya uwo mukobwa ukunda. Ariko Anita ntiyigeze abasha kumumubwira, yamugize ubwiru akomeza kumuceceka ntiyabimubwira. Anita n'ubundi yakomeje gutsimbarara uko bisanzwe, aho Anita yamubwiye ati, saizi ngizi tumajije gukura ntago twakumve ko twakomeza kuyoborwa gutyo. Ati, kuko natwe twakwifasha kandi ibintu bikagenda neza cyane. Kamariza yahise ahaguruka ahita yikubita aragenda n'umujinya mwinshi cyane. Ubundi haba haje wa mushoferi koko Anita ari kugenda akunda. Hakiza wa mushoferi nibwo umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya, ubundi arangije aza kuri moto avuza inzogera buri umuntu umukingurira, ariko aza kuza kwikingurira aza guhura na wa mushoferi utwara umugore wa Morgan ariwe Anita. Ubundi bagihura uwo mushoferi wamwita Marish aramubwira ati, narinje kugukingurira. Ati, karibu. Morgan n'umujinya mwinshi yahise amukubita inki amuhondagura ibipfunsi amukubita umutego yikubita hasi. Arangije aramubwira ati, kabiri kangahe umereza akaribu mu rugo rwanjye? Saizi ngizi ndashaka kumenya uwo uri we, ndashaka buryo ki waje muri runo rugo. Ati, kuko byanga bikunda ni wowe unsuzuguza umugore wanjye. Marish yakomeza gusaba imbabazi ubona yuko amerewe nabi cyane, ariko izo mbabazi ntacyo zaje gutanga kuko yakomeje gukubitwa. Morgan yamubajije ukuntu bageze muri urwo rugo, ibintu birangije biramucanga. Aramubwira ati, njyewe ndi umushoferi wa Anita, nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Ati, gusa nyine impamvu nabaye umushoferi we, twari turi kumwe n'undi muhungu, uwo muhungu yitwa MK original, turi kwigendera n'ubundi uko bisanzwe. Arangije nibwo yagize gutya aramugonga mukozaho imodoka, aratubwira ati, nimuze tujye mu rugo ubundi mbe mbafashize nzabarekura ari uko mwakize. Kuko yarabajyanye mu rugo. Ubundi Morgan agira gutya abaraje agiye kwa Anita, abakubitanye n'umuvandimwe witwa Kamariza kuko Anita we yari yagiye ku kazi. Kamariza muramuzi najya ashirayo yamucerereje karahava.
ati umeze ute Morgan, amakuru yawe Morgan? Ati se kuki udutunguye Morgan? Ati wibyegereza umutima cyane, ati kuko ntago ari wowe narinsuye Anita umugore wanjye. Akimubwira gutyo n'ubundi ibintu byaje kurangira umuvandimwe witwa Kamariza asereje umukobwa witwa Anita, aramubwira ati isayizi ngizo ugomba kurya uri menge, ati kuko yazanye hano abashoferi wavuga yuko urukundo ndi kubona ruri kugenda rukomera. Nibwo Morgan yahise avuga ati niyo mpamvu ari kugenda ansuzugura. Hahise haza wa mwana w'umuhungu witwa MK original bagonze. Ubundi Anita avuye mu kazi aramubaza ati se uyu munsi urashaka yuko ngutekera iki? Nibwo Morgan yamubwiye ati rwose mbabarira wikomeza. Nibwo umuvandimwe twa MK original yamubwiye ati ndambe guteteshwa muri runo rugo, ati waya rwose ibyo bintu byihorere wikomeza kubimbaza. Ariko byanga bikunda nubwo bwose bavuga Marishi yuko ari gukundana na Anita akaba agiye kumutwara Morgan, byanga bikunda ashobora kuba hari ikindi kintu cyihishe inyuma ya Anita ndetse n'umuvandimwe witwa MK original, kuko byanga bikunda uburyo bareba n'akana ko mu jisho bafitanye urukundo wavuga yuko rutazapfa kurangira. Akimubwira gutyo n'ubundi nk'ibisanzwe yakomeje kumutetesha bisanzwe. Ubundi birangira n'ubundi umuvandimwe witwa MK original amubwiye ati size ngizi ndashaka yuko munekera ibijumba. Nibwo Anita yamubwiye ati se noneho inyama warazihaze? Ati reka nguseke rwose, ati urabizi yuko waje hano ushaka inyama cyane arizo uvuga cyane, ati aka kanya urazihaje koko ku buryo ushaka ibijumba. Nibwo umuvandimwe witwa MK original yamubwiye ati erega buriya ibijumba nibyo byanireze, ibijumba nibyo byatumye ngana gutya, ati kuko urabizi yuko ndi uwo mu cyaro. Nuko nguko filime yaje kwizinga ibigeze ku musozo, naho ikindi gihe mbabwira ku kindi gice cyaje gukurikira. Njye n'ubundi mubana nk'ubusanzwe ni rya zina ridahinduka, umusamara wihebeye ibyegeranyo. Mwibuka gukanda subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza kugira ngo turebe yuko twayizamura nayo igatera imbere ikabasha kuzamuka, ubundi tuzajye tubasha kubana.